ariko se sheri tugizanye kubyusa nzindukiye muri iki gitondo bigenze bebe yega nari kumbura ndabyumva ariko se tugizanye ukuri ngo ni ubuhoro ahaha bwari ubuhoro ngaho bimbwire rero bwari ubuhoro ariko bebe tumaze igihe kirekire dukunda nese we nta n'ikintu uba wibwira niba ari ibyo rero nta na kimwe nakwiba isi ni iyanjye ijuru ni iryanjye byose ndabiguhaye Yesu noneho uvuze akantu kazima nk'ukuri kw'Imana reka nkubwize ukuri sibyo uretse kuba n'ibi ngibi ureba gonga amazunga miki n'ibibuga naba naraguhaye umutima nawe ukama ajya babyitangwe nawe ukama bya bindi ubwo se narenze umuyara none se be hari icyo tumvamo nyine ndabyumva nta kindi kintu umbwira uretse kumbwira ngo inzu ibiki n'ibiki ubundi se uvugishije ukubite njye nawe twagiheraho iki nawe tukaba twabana kuko utambeshye iki waheraho nta na kimwe mbuze ufite nk'iki nyine gamu urugero icya mbere akabati televiziyo igitanda cya metero ebyiri kuri ebyiri matera ebyiri kuri ebyiri hari ikindi ukeneye ibyo ngibyo nimba bihari se ibyo ngibyo wabirya utabirya icya mbere niba nabafite igitanda cya matera ebyiri kuri ebyiri none wowe icyo wazaniye ni icyahangana nese she nanjye rega nzabizana ibyo mfite ibyo ufite ni ibiki mfite akazi mfite amafaranga tuzaye nanjye nzayazana twongeranye ku byo ufite urumva ibintu bizagenda neza ako kazi narabonesha amaso ni kazi nyabaki aho cyangwa waba utanga aho nawe urarengereye ndengereye iki wumvise mvuga umupuri cyangwa wumvise nicecekeye nese ubwo ni icyo utambwiye icyo nakubwiye nakubwiye yuko utanga hari ikintu wumvise mvuga sawa nta kibazo ariko sheri tubwizanye ukuri ubu naba afite igitanda mfite televiziyo mfite akabati mfite teremusi mu nzu ndetse n'amasahani n'ibirahure byabyo byo kuza tunyweramo ka divayi kandi k'abantu b'iki gihe ubwo se ko hari ikintu wumva nakwima niba nk'aka kema byose subikesha ibiganza byanjye reka nkwibwire ntacyo uzigera umburana wowe wumva utuje ndakwemerera reka twibanire nubwo uri imbwa ariko nta kibazo uzaba imbwa yanjye bishatse kuvuga ko ndimbwa ubwo nimba ndimbwa wowe uri igiki njye yago ndimbwa ariko nyine wowe atugura imbwakazi none se niba mugire rero ko tubana sibyo urakazi wanjye wahaye ikaze umuntu nkomangiye ninde ni karibu ntabwo wakinze niko ndayiwe ubu rero hano niho waje kwigisha ubu turutse gasanze nagukopye amezi 2 y'akabati none abaye amezi 8 uri hano aha niho waje kwihisha subiza aha ngaha niho waje kwihisha wari uzi ko ntazakubona sheri uyu ninde ubu uteye uturuka he kandi none se aho nturutse urahayobewe ubwo rero wagiye nijoro uzi yuko ntazigera nkubona ndakubonye kidahura n'imisozi ndakwinginze mbabarira njyewe ni izina ry'Imana mfite ibiceri 350 mvuye gukora urugiye bariho ngo ego uyu se ubundi we nindema wabaye uretse ariko ko ndeba nkubitira umugore bitebya kuva ryari se washaka cyane kuba nkuri makabati se mu mafaranga y'akabati ushatse kuza kumubitira iwawe ugomba kunyishyura urumva ugomba kunyishyura ubwo ngo tubyizanye kuri ubwo byuze uza kumubitira iwawe ntabwo ukubitasa ntabwo wankundaga kubukunda se bivuze ko yaza kumubitira iwawe ahubwo se ni gutuma ariko warasize umbwiye yuko unkunda ukansiga mu rugo urumva ukambwira ngo uzagaruka tubane wari uje mu ndayi n'ubundi wari ukwiriye urukundo wambwaho nta soni hereza akabati kanjye rero ariko se wambabariye ko akabati nanakagurishije bamuha 3,500 cyo kigaranye mu rubaho najyaga nkoresha ukiri mu kazi urasize amafaranga basi reka twongere dukundane nta rukundo wowe ugikwiriye urumva esama ubu ntabwo wabonye nzabagabo uyu ndakwiyamyenose kuntukira mu rugo rwanjye uyu nguyu nimbwira ubihuhaho yewe rwose aho kugira ngo ujye undamukira gutya ngo nuko twakundanaga jewe watuza nkakuzanira akabati kawe urampa akabati kanjye ntakumva
sheri ngwino njye kumuha akabati njye kumfa nese sheri tuzayidukoresha ukiriza akabati kanje kuko ari paritse hari hanze girira vuba kara kabati karakakimba twebwe nitujya kugura tuagura kariboy ngwino tuje kudira umva mama iri umugabo wawe mumpereza akabati kanje sheri tugende tukamuhe tuzagura kandi umukorwa mu ndukora ama televiziyo ngo ari he ariko se televiziyo ubwo nawe ntago ndamukiye nk'abandi bose karamukirwa n'iminsi televiziyo ndashaka televiziyo yawe cyangwa kamu televiziyo yanjye ukansubiza n'amafaranga yanjye wamaya nga ibintu ni bibiri urabona televiziyo yanjye tubwizanye ukuri wakoroshya ibibazo jewe uroroshya ibibazo umva nabyo koroshya ibibazo mani ngiye gushaka amafaranga yanjye na televiziyo yanjye hari ikindi televiziyo yawe urumva ndi kukubwira iki jewe mbamubwiye sibyo mbwira icyo akabwirwa inkuru mbi ariko sinashaka televiziyo yanjye naguhiye wakiyoroshya mugore niyoroshya ibiki tutugere televiziyo yawe Kose watuje ko televiziyo wagiye kuguha Meze laricha unaka kagoni ko nanka ese maze wari kuza wihura gusika ubugambo muri yambye akayimara n'iminsi none meze shanda kuyitwara cyangwa ibyo kuyaje naho babuze n'amakaruvate mabi gusa kera twaye kunigisha wambaye ko ngiye kwa televiziyo yawe tukajya kuyiza neza niho ibibazo ko mama isinisho nayo wakahambirwa wite bya ubundi ikote njyanye ko nagutije ndeye naraguhaye kana naka nakumira ako si ubwo ngaho uteye uturuka he byo sigaye biri gubyimba mwakabyimbira mwamabyo kuramwo dai kumvikana nagutije sinaguhaye ariko barata gatoya nguriramwo ndakwingiye izi nyana zimbwa kugikundana ngo uri umwese ko pereza nibifatanya mwese mwifatanya n'umugabo wawe mugiye sanga reka mareke musigare mu byanyu kote ryanjye gusukunka wabihinduje kutubwizanye kuri ko warumwe ngo nikuzane urabona ariko wagabanyije umunwa ariko shanga gabanya umunwa ki nakubyamuki ushaka umutiri wanje nagucuca umurabyo nawe n'ijisho narikuramo cyane maze televiziyo mana y'isi n'ijuru cyane mana ko nagiye kera kubusa ndaye byo noneho nibiki niko mugabo we umbeshya indeza rimwe kabiri gatatu ubona uno mwana atunzwe n'umwuka wera ndavuga manuka uzifata umwana wawe ariko nyakurererwa n'ibisiga cyangwa urererwa na nyina barazana ndavuga ngo fata umwana wawe uragaragaye umwana nyine mbese ngiye mbyara abana b'abazungu gutya reka ubwo siri kubona mudasa fata gasa n'intebe cyangwa se n'ikiko ndakwiyamye nta n'ikiza bakwikora nakora uragaragaye nta kugeza ryari naho televiziyo yanjye utubati tw'uyu umwana no gutanga indozi uragaragaye wa mugabo ariko se njye ntimurikirwa munani Muceceka wowe ufite ikihe kibazo madamu nguno naturitse heka ceceka sohoka hano ikibazo cyawe tukigeho wowe ufite ikihe kibazo mfite ikibazo kuko yanjye namara televiziyo yanjye gayikora sayikore ceceka tujye kukaganira mukatuza wowe ufite ikihe kibazo umva nanjye ntayambeshya urukundo muhana akabati ntarakava ceceka nawe tugende mudugudu atwandikire dukemure ikibazo wowe umva yaneye ndanga gutanga indezo ushobora kuba unamubeshyera nawe sohoka turabyigaho oya ntago namuha nawe mukurikire ariko se reka nkubwire asiganye umwana none nawe ugiye gushyiraho urugi nyura hano tujyane kuse wambabariye basi iyi nzu yanjye dukoresha amazi cyangwa ibipfunsi reba tugiye gutuma narira kandi basi wangiriye kubera uno mwana nabonye randirode ariko noneho wowe urakasa muto uhereye mbere gusa genda hoshi